wenda imbaraga urayifashe ugasa n'ukubita nyine gutya kandi gukubita ntabwo ugenda ukubita handi hirya cyangwa mu ruhande gutya ubundi gituba ubukireba neza igituba ukireba neza hanyuma gukubita ku ntuza ntabwo wibanda ahantu hamwe hejuru hagana hejuru kuri rugongo niho wibanda ukamunyaza apana iby'inzara inzara ushobora kugira nawe ugasanga wenda ufashe gutyo ugasanga uramunoshe urabona nka gutyo ntabwo ari byo ibi ntabwo ari byo ukongera ukanyaza noneho iyo ugiye kunyaza noneho neza cyane kimaze kureta nyine ugenda usa n'ugira gutyo urabona ko ari mu ruhande uzamura utambikisha umanura nyine ntabwo ugira ahantu hamwe ku buryo igituba cyose kijagaje cyumva imboro kikayumva neza ariko nanone kuri babagore bakunda kurangiza wenda bari kunyaza kuko abagore benshi muzabigenzure murebe umugore amenyere kunyazwa niyo ugiye kumva ko wenda ugiye kuyigira kumuswera nyine imboro irimo icyo gihe ntago yumva ubushake cyane nka bwa bundi bwoko uyu mugore umenyera kunyazwa ntago gushiramo imboro gusa ntago bimunyura nkuko yabikora abamuvangira bura kuvanga ni byiza cyane umugabo twumvikane. Inzahura Buzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu kuri ubu Super Stamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri promotion abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection impumuro mbi kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo dore ko ibyo byo byakemutse kera kubatumenye ku ikubitiro umwihariko wa Super Stamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye mu kongera imbaduko naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani kuwayimenye hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe tugane tugufashe kuko amagara araseseka ntayorwa nimero yacu 079 04 59 63 2 nyamuneka mukora subscribe share no comment kugira ngo nyine turusheho gukomeza gukora neza kandi bigende neza ku ruhande rwacu ku ruhande rwanyu twese tugende tuzamuka buhoro niba hari ikintu uzi cyangwa se utazi tugende twungurana ibitekerezo nukuvuga ngo rero tugiye kurebera hamwe ibintu ushobora gukora kandi bigatuma urugo rwawe rukomera urugo rwawe rugakomera urugo rwawe hakabamo amahoro gusa nuvuga ngo abagore benshi wenda n'urugero hari igihe ushobora gushaka n'umusore umusore wenda imyaka 20 cyangwa se 21 gutyo ugasanga ntago azi kunyaza akaba atabizi pe wowe rero wenda uri umugore urabisobanukiwe ariko ugatinya kubimubwira bimubwira kugira ngo bigende neza ushobora kumunyaza rero ntabwo kunyaza ari ukuvuga ngo kuko kunyaza buri nabwo ni isomo n'ibintu ukora ubizi kuko utabizi ntabwo ushobora kumunyaza amazi ntazi hari abantu rero bazi ko kunyaza wenda tuvuge umugabo afite imboro nyine ariko mu gihe cyo kumunyaza biranze ushobora kujya kumunyaza rero urabona uru rutoki hari abantu batazi uburyo banyazamo murabona ukuntu izi ntoki zimeze wabibonye abantu bazi ibintu byo gukama bo ntago babiberwa urabona gutya ariko impeta ntago ibiriho gutya urwana ntiruhinguke nyine urabona ukuntu usa n'ugafunze gutya icyo gihe ushobora kugafunga gutya n'imboro yaba ari imboro yawe yashyutswe cyangwa imboro itashyutswe ushobora kubigira gutya ukanyaza umugore wawe kandi ntanamenye niba ari urutoki uri kubona ugakoresha ahantu iyo ugenda umunyaza aragenda kumva ni imboro neza noneho hari ukuntu ushobora gufata n'imboro nanone ariko kandi ugashaka kugira ngo gakomeze gakore ku mpuzu ushobora gufata imboro rero wenda imboro urayifashe ugasa n'ukubita nyine gutya kandi gukubita ntabwo ugenda ukubita handi hirya cyangwa mu ruhande gutya ubundi igituba ubukireba neza hanyuma gukubita ku ntuza ntabwo wibanda ahantu hamwe hagana hejuru kuri rugongo niho wibanda ukamunyaza apana iby'inzara inzara ushobora kugira nawe ugasanga wenda ufashe gutyo ugasanga uramunoshe urabona nka gutyo ntabwo ari byo ibi ntabwo ari byo ahubwo wowe uraruhisha usa n'uhisha urukumwe noneho aka kantu akaba ariko kagaragara noneho akaba ari gukoresha noneho iyo gukubita kandi noneho iyo gukubita ntabwo ukubita ugira cyane ngo ukoresha imbaraga nyinshi utangira gahoro nk'uko umuntu aba atangiye kwiruka abantu bakora siporo barabizi ibintu byo kwiruka iyo uri kunyaza utangira gake kandi nanone kugira ngo utangire kunyaza utangira usa n'umuntu uri gusanza
ufata imboro yawe ugasa nubanza kugira gutya mu gituba. Icyo gihe uri gushaka ububobere. Iyo igituba umaze kumva gitangiye kuzana ububobere cyatose nyine, ntabwo uhita unyaza, uhita uvumbika imboro, ushiramo imboro. Iyo ushiramo imboro ugarura, ushiramo imboro ugarura, ushiramo imboro ugarura, ushiramo imboro ugarura, noneho wamara kumva igituba kimaze kureta neza, none ugatangira ukanyaza. Ugatangira kunyaza, utangira kuri mpuza ntoya, volume nkeya, urumva? Noneho warangiza noneho ukagenda wongera. Ugenda wongera, no kandi noneho kongera ntabwo uvuga ngo urakomeza ahantu hamwe. Hari abagabo usanga wenda anyaza gutya ngo akamara umwanya muri barakubita ahantu atonda ahantu hamwe. Niba ukoze gutya ibuka no kugira gutya, sibyo? Ngira ngo muri kubibona kuko igituba uko biri kose nubwo kiba kimeze gutya, ariko ugomba gusa n'abandi ku musaraba uri kunyaza, ubundi umeze nk'uciye akundi kamanuka n'agatambika. Twumvikane neza, igituba ni gutya, ariko muri icyo gituba ushobora gucamo umusaraba, iyo uri kunyaza umeze nk'umuntu gucamo umusaraba. Agakoni kamanuka n'agatambika, uratangira gutya hejuru kuri rugongo, noneho warangiza ugasa n'umanura. Wabibonye? Ukongera ukanyaza, noneho iyo ugiye kunyaza noneho neza cyane kimaze kureta nyine ugenda usa n'ugira gutya. Urabona ko ari mu ruhande uzamura, utambikisha, umanura. Nyine ntabwo ugira ahantu hamwe ku buryo igituba cyose kijagaje cyumva imboro kikayumva neza. Ariko nanone kuri babagore bakunda kurangiza wenda bari kunyaza, kuko abagore benshi muzabigenzure murebe, umugore amenyereye kunyazwa. Niyo ugiye kumva ko wenda ugiye kuyigira kumuswera nyine imboro irimo, icyo gihe ntago yumva ubushake cyane nka bwa bundi bwoko. Uyu mugore umenyera kunyazwa ntago gushyiramo imboro gusa ntago bimunyura nkuko yabikora abamuvangira. Buriya kuvanga ni byiza cyane. Umugabo twumvikane, nta mugore n'umwe udakunda imvange, n'umwe ubaho. Umugabo ureba niba adafite amazi, gerageza kubura ureka nkubwiza ukuri, nta mugore utanyara. Twumvikane neza, nta mugore utanyara. Ahubwo wowe ushaka kuba ufite ubushake bwo mu kunyaza cyangwa se utabikunda. Ariko niba uzi neza ko ushaka kubimenya, hari abagabo wenda usanga batazi kunyaza. Nkuko twabivuze, ndushaka gushaka umusore muto y'imyaka 20, wenda uri umugore ukuze, ushaka kumwereka uburyo bigenda. Icyo gihe rero ugiye kumunyaza, niba utabizi mufashe, wa mugore ufashe umugabo wawe. Noneho mu kunyaza ntabwo uhita niba ugiye hari abantu usanga batabizi, ugasanga niba aje mugiye mu gikorwa cyo mibonano, warangiza ukahita ubona arahaje gusa akaza agatangira akanyaza. Nasi igituba ni isashe, ni iki igituba ntabwo icyo gihe waza ngo uhita unyaza. Ntabwo uzi n'ubushake afite, ntabwo uzi niba igituba cyoroshye cyangwa se niba cyagize ubushake. Wowe banza ushakisha ubushake bw'igituba kibizemo, noneho kitangira gituhe nyine kizana ububobere. Nikimara kuzana ububobere, noneho uhita ucomekamo imboro, uyinjize imboro mu gituba. Numara kuyinjizamo, noneho usohore, wongere uyinjize, usohore, wongere uyinjize. Numva kimaze koroha neza bwa bubere bwo mu imbere buri kuza no hanze, noneho utangira unyaze. Utangira kunyaza ntabwo uzahera ku mishino ku mpande, oya uhera kuri rugongo hejuru. Nabwo iyo ugiye gutangira ahandagira ngo muhumve neza, iyo ugiye gutangira kunyaza wamaze nyine gutangira gusa n'ukora imvange, ntabwo bikorera ahantu hamwe. Urabanza wenda ni rugongo, ngira ngo mwese muri kubyumva, rugongo iba hejuru. Uratangira ukoze kuri rugongo, wenda reka tubare nk'amasegonda wenda amasegonda 10, sibyo? Uhise none ugira gutya, uzamura, urongeye utambitse, noneho uravanze no sasa kubita tambika, kubita zamura, manura, ibintu byose ukavanga nyine igitoki cyose ukakivanga. Icyo gihe umugore azanyara uko yameze kose. Kandi uzi ko umugore watanyara, mushakira ibyo kurya, mushakira watermelon, mushakira amazi, mushakire ibintu by'ibisukika nyine, amazi, bikoma, watermelon, ibintu nk'ibyo, imineke, imbuto. Apana ibyo kwanga amafiriti niyo azamutunga, cyangwa se ibintu bya brebe bya mayonnaise. Ibyo nibyo nzi neza ko bitanatuma anagira n'ubushake mu buriri. Ariho hano uzasanga umuhindukiza umubwira ngo hindukira, cyangwa nshaka positeri nkaka, usanga arabinaniwe. Mu ndyo rero mukwiriye kurya, murya imboga, murya imbuto, munywa amazi, munywa amata, munywa ibikoma, ibintu nk'ibyo nyine. Ariko mwirinda umubyibuho ukabije, kuko ntabwo uzabyibuha cyane mu bintu bishobora, kuko uzazana inda. Numara kuzana inda, kunyaza usanga mwatangiye guhumagira, umugore atangiye guhumagira, atangiye kwahagira, kubera ko nyine ari amavuta mu mubiri. Rero
mu ndyo urya nazo zishobora kuzagutera ibintu bituma utanyara. Ariko wa mugabo niba uzi ko utabizi byige ku Mutoni TV tugufashe. Niba umugore abizi akwigishe, ariko kugira ngo bikomeze bigende neza nyine uko mugenda mufashanya kandi mubwizanye ukuri, mvangira umugore wawe. Imvange ni ikintu cyiza cyane, guswera no kunyaza. Uswera winjizamo imboro unamunyaza, gutyo bigenda neza kandi ugasanga umugore imboro iramuryoheye nawe igituba kikakuryohera. Rero murakoze cyane ku Mutoni TV, mudukurikirane mukora subscribe, share na comment. Ciao. Inzahura Buzima Company Limited, ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara, kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu. Kuri ubu Superstamina, wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije, twawushyize kuri promosiyo. Abadamu nabo twabashyize igorora, hehe n'ibibazo by'ama infection, impumuro mbi, kubura ubushake, yewe n'iby'amavangingo. Dore ko ibyo byo byakemutse kera ku batumenye ku ikubitiro. Umwihariko wa Superstamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye mu kongera imbaduko, naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani ku wayimenye. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe, tugane tugufashe, kuko amagara araseseka ntayorwa. Nimero yacu 079 04 59 63 2.